Ahoze ari umukozi wa leta ariko aza kubivamo kuko yahoraga ahangayitse yumva atanezerewe kandi yitwa ngo arakora, yabonaga umushahara ari yanga. Yagiye muri prive rero ariko ahageze naho biguma kwa kundi, arakomeza abona ko amafaranga yifuza atari kuyabona, ibibazo biguma ari kwa kundi. Yagiye kwikorera. Uyu munsi wa none nubwo yikorera ntagatekanye, still umutima uracyahangayitse. Ari kwinubira imisoro, abakiriya nta kigenda, baramwambura, mbese ni kwa kundi. Do you know why? Ntago twaje hano kwisi gukorera amafaranga, twaje hano kwisi hari misiyo ituzanye. Twaje gukora misiyo, hanyuma amafaranga cyangwa se n'ibindi bihembo bikaba inyongera zivuye mu bikorwa byacu. Umuntu wishimye ntabwo ari utunze byinshi. Umuntu wishimye ntabwo ari uri utekereza ko afite akazi keza, nawe arahangayitse. Umuntu wishimye ninde? Umuntu wishimye ni uwamaze guhishura misiyo ye hano ku isi. Ni umuntu wamaze kumenya ngo ngewe iyi si naje kuyikoraho iki ni iki ngiki nzayimarira. Ni umuntu wamaze kubona umwanya we hano ku isi akaba awuhagazemo. Ese ni gute ushobora guhishura umwanya wawe hano ku isi? Ni gute ushobora kumenya icyo waremewe? Injira imbere muri wowe, urebe ikintu ukunze, wumva kikunezererewe, cya kintu ushobora gukora ugakuramo umunezero kabone nubwo waba utahembwe. Icyo nicyo wakagombye kumarira isi, iyo niyo misiyo yawe. Byumvikane ko izi mbaraga nta handi uzazikura uretse kukubaho kw'Imana mu buzima bwawe. Mureke dushake presence y'Imana mu buzima bwacu, maze tubeho turiho kandi tubere n'abandi ab'umumaro. A méditer, échanger.